Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyacyubahiro mu nzego zitandukanye, banyakubahwa muhagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, baturage b'umujyi wa Kigali, miryango ifite abo twibukira kuri urwibutso rwa Rebero, n'abo twongeyeho uyu munsi ndabakomeje. Uyu munsi wibutsa akababaro n'agahinda bishwemo, ariko unagaragaza ubudaheranwa bwatumye mu myaka 30 ishize u Rwanda rutsinda ingaruka za Jenoside, ruba igihugu abanyarwanda bishimiye kubamo kubera ubuyobozi bwiza bwahaye icyizere buri munyarwanda. Kwibukira Rebero tunabihuza no kuzirikana abahakesha ubuzima. Tariki 12 Mata 1994 ingabo za FPR Inkotanyi zafashe uyu musozi wa Rebero, zishobora kurokora abahigwaga bari bihishe henshi mu mujyi wa Kigali. Zahereye mu ishuri rya Saint Andre i Nyamirambo mu ijoro ryo ku itariki 16 Mata 1994, zirokora abagabo, abagore n'abana bagera kuri 50, banyuzwa hano kuri uyu musozi wa Rebero, bitabwaho nyuma bajyanwa ku nteko ishinga amategeko, n'abari barwaye babajyana mu bitaro byumba bashobora kurokoka. Tariki 16 Mata buri mwaka ni umunsi tuzirikana ubutwari bw'abanyapolitike banze kwinjira mu gice cy'intagondwa cyiswe Hutu Power, cyateguye kinashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri bo harimo abanyapolitike b'Abatutsi n'ubundi bari kwicwa kubera ubwoko bwabo, ariko harimo n'abanyapolitike b'Abahutu batahigwaga bishwe kubera kurwanya umugambi wa Jenoside no guharanira demokarasi isesuye idaheza umunyarwanda. Mu myaka 30 ishize nibwo bwa mbere mu mateka u Rwanda rufite imitwe ya politike yubakiye kumwe bw'abanyarwanda. Ni ikintu gikomeye kuko porogaramu shingiro z'amashyaka yose yategetse u Rwanda kugeza rubonye ubwigenge mu 1962 yose yubakiye kwirondabwoko rikandamiza Abatutsi. Perezida Habyarimana yanongeyeho gutonesha akarere akomokamo. Tariki ya mbere Kanama 1973 Habyarimana yatangaje porogaramu y'imitegekere ye, ashimangira ko Abatutsi batazarenga 14% mu mashuri no mu kazi. Tariki ya mbere Nyakanga 1952 u Rwanda rwizihizaga icyo gihe isabukuru ikomeye y'imyaka 20 y'ubwigenge. Perezida Habyarimana yashimangiye ko politike y'irondabwoko izakomeza, abivuga muri aya magambo ati: tumaze kubona ubwigenge, abategetsi b'u Rwanda basubiye muri politike y'uburezi. Politike nshya igamije kwigisha no kujijura rubanda nyamwinshi. Ntabwo Habyarimana yarashishikajwe no kujijura abanyarwanda bose, yarashishikajwe n'abayitaga rubanda nyamwinshi. Tariki 29 Kamena 1983 Kongere ya kane rusange ya MRND yashimangiye uwo murongo. Kubera ikibazo cy'impunzi, tariki 26 Gashyantare 1966 Perezida Kayibanda yatangaje iteka ribuza impunzi z'abanyarwanda kugaruka mu gihugu, anategeka ko n'imitungo yabo abategetsi bayigabana indi bakayiha abaturage. Tariki 25 Ukwakira 1973 Habyarimana yarabishimangiye. Tariki ya mbere Nyakanga 1979 u Rwanda rwakoze isabukuru enye. Iya mbere yari isabukuru bisi y'imyaka 20 ya revolution muri 59, iya kabiri yari isabukuru y'imyaka 17 y'ubwigenge, iya gatatu ari isabukuru y'imyaka 6 ya Repubulika ya kabiri, n'imyaka 4 MRND yari maze. Habyarimana mu ijambo rye nka Perezida wa Repubulika yatangaje ko, ndabivuga gutya uko biri, ngo Repubulika ya kabiri yashubije abanyarwanda icyubahiro n'amahoro. Abakoze kudeta ku wa 5 Nyakanga 1973 bashakaga kwibumbira hamwe kw'abanyarwanda. Izi mvugo nziza Habyarimana yakundaga kuzikoresha, nyamara ari ibinyoma bya politiki. Kubeshya ko gukuraho ubutegetsi bwa Parmehutu byashubije abanyarwanda icyo yise icyubahiro n'amahoro byaragashinyaguro.
Kuva muri 1959 u Rwanda nicyo gihugu cyonyine ku isi cyibasiye icyiciro kimwe cy'abenegihugu bacyo. Abatutsi barakandamizwa aho kurwanya ubukoroni bwari bubangamiye buri munyarwanda. Politike n'ibikorwa bya Parmehutu na MRND byahaga umukoroni agaciro kurusha umututsi mu gihugu cye. Ni ibintu bitabaye ahandi ku isi, ni nayo ntandaro ya jenoside. Iyo Repubulika ya Kabiri izana icyo Habyarimana yise kwibumbira hamwe kw'abanyarwanda, ntiyari guheza bamwe mu banyarwanda mu buhunzi. Tariki 26 Nyakanga 1986, komite nyobozi ya MRND yemeje ko impunzi zihama mu mahanga ibyanzura itya iti: u Rwanda rufite umutwaro uremereye wo kugira abaturage biyongera ubutitsa. Ntawe kwirengagiza ko ubwiyongere butubya imirima, ko u Rwanda rudafite umutungo kamere wakomokaho akazi. Ntawe akirengagiza imbaraga nke rwifitiye zo kubonera abana barwo amashuri. Kubera izo mpamvu, u Rwanda ntirwakwirarira ngo rwiyemeze kubona abandi bakwiyongeraho bitewe n'itahuka ry'impunzi za kivunge, kubera ibibatunga byaba intandaro y'izindi nkeke. Urugamba rwo kubohora igihugu rwaturutse kuri iyo politike yo gutoteza no kwica bamwe mu banyarwanda. Politike yabuzaga umwana kwiga yatsinze, ikabuza umubyeyi akazi abifitiye ubumenyi n'ubushobozi nta cyaha yakoze, imuziza ubwoko cyangwa akarere avukamo. Mbere y'urugamba rwo kubohoza igihugu, hari abanyarwanda batinyutse gusaba ivanwaho rya politike y'irondabwoko. Tariki 30 Mata 1990, abapadiri 4 ba diyosezi ya Nyundo, Augustin Ntagara, Karisti Kalisa, Jean Baptiste Hategeka, Fabian Rwakareke na Aloys Nzaramba bandikiye abepiskopi ku karengane kakorwaga n'ubutegetsi, basaba kuzakageza kuri nyir'ubutungane Papa Yohani Pawulo wa II witeguraga gusura u Rwanda muri Nzeri 90. Dore inshamake yuko babyanditse. Bati politike iringaniza ry'amoko ikorwa na leta y'u Rwanda ntaho itaniye n'irondabwoko n'ivangura iryo ari ryo ryose. Turemera ko hari igihe iringaniza rishobora kuba ryiza mu gihe imyanya mike ihari isangiwe ku buryo bungana hashingiwe ku bushobozi bw'abakandida. Ariko igihe iringaniza risimbuye kwita ku bushobozi nyabwo bw'abantu, rigasimbuzwa gutonesha ubwoko, ntiriba rikiri ryo. Umuntu aza kwaka akazi, mbere yuko basuzuma ubushobozi bwe bakabanza gusuzuma ubwoko bwe cyangwa akarere akomokamo. Gukora gutyo ni uguha icyicaro akarengane himikwa abadashoboye, higizwa abashoboye. Iyo mikorere ni akarengane kanini, haba ku muntu ukorewe iryo hohoterwa, haba no ku gihugu ubwacyo, kuko kigenda kibuzwa guha imyanya abantu bashoboye imirimo. Imikorere nk'iyo ikwiye kwamaganwa n'umuntu wese wanga ivangura aho riva rikagera. Ubumwe bw'abanyarwanda bukwiye gushingira ku butabera butavangura. Politiki iriho mu gihugu yitwa iringaniza ikwiye kuvaho bidatinze kandi nta mpaka. Gukomeza gukoresha politike y'ivangura bitera ibibazo bikomeye kandi bigatuma nta muntu wizera za disikuru ziryoheye umunwa zivugwa ku bumwe bw'abanyarwanda. Igihugu gishaka kubaka ubumwe ntigishobora kubigeraho igihe cyose cyubakiye ku ivangura rishingiye ku bwoko n'uturere. Aba bapadiri ntibari abanyapolitiki, ariko mu bayobozi ba Kiliziya babwiraga harimo umunyapolitike mukuru, Musenyeri Vincent Nsengiyumva, wari inshuti ya Habyarimana, wanabaye muri komite nyobozi ya MRND, agafata ibyemezo bishyigikira irondabwoko mu burezi no mu mirimo. Nabo gushimirwa kuko batinyutse mu bihe bikomeye kwerekana uko politike nyayo yagombye kubikora. Inkotanyi zitangije urugamba, Padiri Ntagara yarafunzwe naho afunguriwe yicwa nabi muri jenoside. Byatinyuye abandi banyarwanda ku buryo tariki ya mbere Nzeri 1990 abantu 33 b'imbere mu gihugu bandikiye Habyarimana inyandiko y'ingingo 9 basaba iseswa rya politike y'ishyaka rimwe. Bari bazi ko bitazoroha, baranabivuga, bamubwira bati tuzi neza ko hazagomba ubushake n'ubwitange bwinshi kugira ngo demokarasi yongere kandi ishinga imizi mu gihugu cyacu, kuko hatazabura abazagerageza kuyitambamira kubera inyungu zabo bwite.
impanuro y'aba banyapolitike 33 yarabaye, kuko amashyaka menshi yemerewe kujyaho guhera muri Kamena 1991 havutsemo igice cya Power cyateguye kinashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Mu kindi gice cyakomeje guharanira demokarasi, abakigize bamwe barishwe, abarokotse bafatanya na FPR kubaka u Rwanda. Ariko hari nabake mu banditsi ibaruwa babaye abajenosideri ruharwa nka Jean Kambanda wayoboye guverinoma yakoze jenoside. Nyakubahwa Perezida wa Sena, hano ku rwibutso rwa Rebero hasanzwe hari abanyapolitike 12 bahibukirwa. Uyu munsi turongeraho amazina 9 y'abandi banyapolitike bari batuye Kigali no mu ntara, nabo bakaba bararwanyije jenoside n'ingengabitekerezo yayo, ariko amazina yabo akaba atagaragaraga kuri uru rwibutso rwashyiriweho abanyapolitike nkabo. Twasanze ari ngombwa ko bikorwa muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. Ni igikorwa cyavuye mu bushakashatsi bwamaze imyaka 2 bukorwa na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu n'abafatanyabikorwa bayo, harimo ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda, hashingiwe ku bimenyetso bidashidikanywaho birimo inyandiko, imbwirwaruhame, amashusho, ubuhamya n'ibindi. Aba banyapolitike ndagira ngo mbababwire mu nshamake ibikorwa byabo byabaranze. Uwa mbere ni Ngurunzira Boniface, yavutse mu mwaka wa 1950 mu karere ka Burera, ashakana na Mukeshimana Florida mu mwaka wa 1974, babyarana abana 4. Yize mu Bubiligi muri Université Catholique de Louvain, ahabonera impamyabumenyi mu isesengura ndimi. Yakoze muri Minisiteri y'Uburezi imyaka 15, anagirwa umujyanama ushinzwe uburezi mu biro bya Perezida wa Repubulika imyaka 2 kuva 1989 kugeza 1991. Tariki 16 Mata 1992 yatanzwe n'ishyaka rye rya MDR, agirwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Uwo mwanya wamuhaga inshingano yo guhagararira u Rwanda mu mishyikirano hagati ya guverinoma na FPR Inkotanyi, akaba ari nawe uyobora intumwa za leta. Ngurunzira yaharaniye isinywa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano, gushyiraho leta igendera ku mategeko ihuje abanyarwanda bose, byatumye intagondwa z'abahutu zimwikoma bamutera ubwoba, ariko akomeza guharanira amasezerano arimo ukuri n'amahoro. Turabaha urugero. Tariki 18 Ukwakira 1992, ishyaka ry'intagondwa rya CDR ryasohoye itangazo ryikomanye Ngurunzira muri aya magambo. Bati, ubutumwa rubanda nyamwinshi yashinze ishyaka CDR kugeza kuri bwana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Bwana Minisitiri, rubanda nyamwinshi yababajwe nuko mwayiheje mu mishyikirano mwihererana hamwe n'inyenzi Inkotanyi, kandi ibibazo bigibwaho impaka bireba abanyarwanda bose. Ubwo se ubona ko amasezerano azava muri iyo mishyikirano uzayubahiriza wenyine n'inyenzi Inkotanyi muyagirana? Wari ukwiriye kuzirikana ko amasezerano uzasinya azagomba kwemezwa n'akamarampaka y'abanyarwanda kugira ngo abone gushyirwa mu bikorwa. Ni ngombwa rero ko wivugurura ukumva inama za rubanda nyamwinshi kandi ukazikurikiza kugira ngo ibyo muzageraho bitazaba imfabusa. Byafashe intera ndende. Tariki 15 Ugushyingo 1992, Perezida Habyarimana ubwe yita amasezerano yarusha ibipapuro, anashinja Minisitiri Ngurunzira kugurisha igihugu. Tariki ya 1 Kamena 1993, Colonel Bagosora na Runyinya barabwiriza wari umujyanama wa Perezida Habyarimana bandikiye Minisitiri Ngurunzira bamutera ubwoba ko batazongera kujyana nawe mu mushyikirano mu gihe cyose yemera ko FPR Inkotanyi ihabwa imyanya ifatika muri guverinoma ihuriho n'amashyaka atavuga rumwe na MRND, kimwe no guhuza ingabo z'igihugu hakajyamo n'iza FPR. Tariki 11 Mata 1994, abasirikare ba Minuar banze kumuhungisha we n'umuryango we, babiduhaye mu buhamya abana be, babasiga muri Eto Kicukiro. Abasirikare baramutwara bamwicira ahantu hatazwi. Umurambo we nturaboneka. Umugore we Mukeshimana Florida yamwanditse igitabo cyiza muri 2001 cyitwa Boniface Ngurunzira et notre Rwanda possible combat posthume. Muri iki gikorwa umuryango wa Ngurunzira uhagarariwe hano n'umugore we Florida Mukeshimana n'abana be 3, uw'ukuri Siriro, Olivia Isabo na Marie Yolande Ngurunzira. Tubashimiye ubuhamya baduhaye kandi twongeye kubakomeza.
uwa kabiri ni Professeur Rumiya Jean Gualbert. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 50 mu karere ka Huye, ashakana na Mukamudenge Veneranda ku itariki 9 Kanama 1975. Babyaranye abana 5, 3 bakuru bicanwe na se muri jenoside. Yize muri kaminuza ya Paris Sorbonne, hakura impamyabumenyi y'ikirenga mu mateka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 83. Yigisha muri kaminuza nkuru y'u Rwanda imyaka myinshi. Rumiya yari umwe mu bagize komite nyobozi ya MRND ku rwego rw'igihugu no muri komite yayo i Butare. Yarwanyije amacakubiri ashingiye ku moko yarangwaga muri MRND. Abonye nta mpinduka, afata ibyemezo bikomeye kandi abizi ko bitazamugwa amahoro. Tariki 14 Ugushyingo 1992, Professeur Rumiya yandikiye Habyarimana asezera muri MRND kubera impamvu z'ubuhezanguni bwayo atemeraga, ziganjemo ko MRND yafatanyaga na CDR nk'ishyaka ryarangwaga n'irondabwoko. Rumiya yanditse ko atakomeza kuba muri MRND irangwa n'ivanguramoko, ko kuri we byaba ari ugutatira igihango cyaranze abahutu n'abatutsi. Dore bimwe mu bikubiye muri iyo baruwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hashize amezi 15 MRND ivuguruye ikorera mu gihugu kirimo amashyaka menshi. Umutima w'ishyaka ryacu ni amahoro, umwe n'amajyambere. Ntabwo ari ugushaka byanze bikunze kwihambira ku butegetsi uko byagenda kose. Ntabwo ari igihe kandi icyo gihe ntikinagomba kubaho cyo gushyigikira inzira igana kwirondabwoko mugirana ubufatanye na CDR. Ubwo bufatanye buzatera abantu kudasobanukirwa kuva mu nzego zo hejuru kugeza mu zibanze. Umusaruro uzavamo nuko CDR na MRND ntaho bizaba bitandukaniye. Mboneyeho kwamagana ubufatanye bwagaragajwe binyuze mu itangazo rigenewe abanyamakuru hagati y'amashyaka PADER, CDR, Parerwa, PECO na MRND. Nyakubahwa Perezida, ntimuyoboye ko muri iki gihe igihugu gikeneye ubudakemwa muri demokarasi aho gukenera inyungu za politiki. Ndabibabwira nk'umuntu bizi neza, yewe babakurikiye n'ishema ryinshi kuva muri 1975. Ariko mbabajwe no kubamenyesha ko mbashubije ikarita nimero H01 y'umuyoboke wa MRND, nkaba nsezeye muri komite nyobozi ku rwego rw'igihugu no muri komite nyobozi ya MRND ku rwego rwa Perefegitura ya Butare. Nk'umuntu ukunda igihugu, nagira ngo mbibutse ko mvuka kuri mama w'umuhutukazi no kuri data w'umututsi. Umuryango wanjye umenyereye kuva kera umubano hagati y'abahutu n'abatutsi. Kubera icyubahiro mfitiye uwo mubano, sinshobora gushyigikira ishyaka rya politike rifite umwe mu bayoboke baryo urwanya ku mugaragaro ubumwe bw'abahutu n'abatutsi, kandi ari imwe mu nkingi zigize umuryango nyarwanda. Tariki 2 Ukuboza 1992, Rumiya yandikiye Leo Mugesera yamagana ubugome, urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside biri mu magambo Mugesera yakoresheje mu mbwirwaruhame yavugiye ku Kabaya tariki 22 Ugushyingo 1992. Dore bimwe mu bikubiye muri iyo baruwa. Bwana Mugesera, maze gusoma n'akababaro kenshi inyandiko ikubiyemo amagambo wavugiye muri mitingi wayoboye ku Kabaya tariki 19. Ijambo rihamagarira ubwicanyi. Wowe w'umuhanga mu gusesengura inyandiko, waba warabaze mu ijambo ryawe inshuro ukoresha gukore inyito gukegeta amajosi. Inyito kandi ukayikoresha utera ubwoba abo ubwira ugamije kubashyushya. Ibi bintu no gusuzugura abanyarwanda. Bwana Mugesera, muri iyo nyigisho yawe ya politike urahamagarira irimbura ry'ubwoko bw'abatutsi n'abanyapolitike batari muri MRND na CDR. Wakoresheje kandi amagambo yagaragaje ubugome bwayo mu bwicanyi bwabereye muri Kibirira, wita abatutsi ko ari abafarasha bagomba gusubizwa muri Ethiopia banyujijwe muri Nyabarongo babanje gucibwamo ibice. Iryo jambo riteye isoni kuri demokarasi. Nshobora kumva ko umuntu yashyira amarangamutima mu kogeza no gushimagiza ishyaka rye rya politike, ariko biranyumije kumva urwango n'ubwoko, ubwango rw'ubwoko no kutihanganirana muri politike ari byo ushyira imbere muri mitingi ya MRND. Biragayitse kubona ijambo rihamagarira ubwicanyi bushingiye ku bwoko no kutihanganirana ryarahawe amashyi muri mitingi ya MRND nta muntu n'umwe uryamaganye. Buri muntu wese arabizi neza ko uwavana ikoreshwa ry'ubwoko muri politike nta kindi kintu cyasigara uretse ubumwe bw'abanyarwanda. Birakwiye kureka iyi ngeso mbi iri mu banyarwanda bamwe ikoresha amoko mu nyungu za politike. Bwana Mugesera, uzabona ko impinduka y'ibintu ntawe uzayisubiza inyuma. Wagombye kwigira ku minsi,
uzabona ko impinduka y'ibintu nta wisubiza inyuma. Uzabona ko iki gihugu gifite abantu bize bakeya, ko muri uru rwego ari icyanyuma muri aka karere. Bityo rero kwizirika mu mwijima w'ubwoko n'ironda karere ni ukwishora mu mutego mutindi w'ifunganwa. Niyo mpamvu mbyemeje kandi nkabisinyira ko igikorwa cyawe cyo guhamagarira ubwicanyi ari urukozasoni kuri demokarasi, ku gihugu cy'u Rwanda no kuri perefegitura ya Gisenyi. Ngize impanuro za Rumiya nuko yabwiraga batumva, ariko ntabwo atari yagize kwari ukuri gusesuye. Profeseri Rumiya yiciwe i Butare tariki 4 Gicurasi 1994. Umuryango we hano uhagarariwe n'umugore we Veneranda Mukamudenge, abana be Florence Mukaminega, Jacqueline Mukayiranga na Etani Muhire, nabo turabakomeje. Uwa gatatu ni Dr Habyarimana Jean Baptiste, yavutse tariki 14 Werurwe 1950 muri komine Runyinya mu karere ka Nyaruguru. Yashakanye na Karuhimbi Josephine mu mwaka w'1981, babyara abana babiri. Yize muri kaminuza ya Columbia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahakura impamyabumenyi y'ikirenga mu bwubatsi. Yigishije muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Hanyuma kuva ku itariki 3 Ukwakira 1990 kugeza kuri 23 Werurwe 1991 yafunzwe amezi 6 muri gereza ya Huye mu biswe ibyitso by'inkotanyi. Yari mu ishyaka rya PR. Tariki 3 z'ukwa 7 1992 yagizwe perefe wa Butare. Dr Habyarimana bamuhimbaga akazina ka Sacré kubera ko yakundaga gusabana n'abantu. Niwe wari perefe wenyine w'umututsi kuba perefe 11 igihugu cyari gifite. Yigishaga abaturage ko batagomba gukomeza gufata inkotanyi nk'abanyamahanga, bakareka kubita abanzi cyangwa inyangarwanda, ahubwo bakaba uburenganzira bwabo nka buri munyarwanda. Yabashishikarizaga kurangwa n'iterambere no gukunda umurimo. Yandikiwe kenshi amabaruwa amutera ubwoba, nk'iyanditswe ku itariki 13 Mutarama 1993 n'abakozi bakuru 10 bakoreraga i Butare na Nyanza, harimo na basuprefe 3 yayoboraga. Baramwibasiye bamuhora ko yavugiye mu nama y'abaturage muri komine Nyaruhengeri ko abasore bajya mu nkotanyi nta kosa bakora. Kwiyora ibikosa Leta y'u Rwanda itari kugirana imishyikirano n'inkotanyi. Yahanganye cyane n'udutsiko tw'abaheza nguni b'abanyabwenge bigishaga muri kaminuza nkawe, nk'abitwaga Groupe des Intellectuels Rwandais ya Butare, abitwaga Front Commun contre les Inkotanyi n'abandi. Tudutsiko twamamazaga ingengabitekerezo ya Jenoside n'amacakubiri. Jenoside itangiye, Dr Habyarimana yakoze uko ashoboye arayikumira, bituma hagira ababasha kurokoka. Yakoresheje inama z'ababurugumesitiri n'abasuprefe abasaba kurwanya ubwicanyi. Nubwo hafi ya bose bamunaniye, yarenze ku mabwiriza yatanzwe na guverinoma yo kudaha abaturage ibyangombwa byo gusohoka mu gihugu, bituma hari ababashije guhungira i Burundi. Tariki 19 Mata, Perezida Sindikubwabo yagiye gukangurira abanyabutare kwica abatutsi, yimika Prefe Sylvain Nsabimana w'Intagondwa. Dr Habyarimana yafungiwe muri kasho ya Butare guhera uwo munsi. Muri Gicurasi 1994 abicanyi bari bayobowe na Ministre Nyiramasuko Paulina barahamukuye bamujyana i Gitarama aho guverinoma yakoreraga, aza kwicwa muri Kamena 1994, ariko kugeza n'ubu umurambo we ntawuza aho uri. Umugore we n'abana babiri basigaye i Butare nabo bicwa n'intera hamwe n'abasirikare bo muri ESO. Umuryango wa Dr Habyarimana uhagarariwe muri iki gikorwa na mushikiwe Gloriosa Mukamwiza, umuvandimwe we n'Urugatabazi, mwishywa we Elvis Manzihirwa na muramu we Fulgence Ntawukuri ryayo. Namwe nimukomeze gutwaza. Umunyapolitiki wa kane ni Ruzindana Godefroid, yavutse mu mwaka w'1951 muri komine Kabarondo mu karere ka Kayonza, ashakana na Nyirasafari Antoinette babyarana n'abana 5. Yabaye umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Amashuri Abanza n'Ayisumbuye, anakora muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, agirwa perefe wa Kibungo muri 1992. Yari muri komite nyobozi ya PSD ku rwego rw'igihugu. Ageze Kibungo asimbuye perefe w'Ikibaruta w'Intagondwa muri MRND, yabaye umunyapolitike n'umuyobozi wazanye imibanire myiza, arwanya akarengane. Yamaganye ibitekerezo n'ibikorwa bigamije gutsemba abatutsi, bituma afatwa nk'icyitso cy'inkotanyi, aribasirwa mu buryo bwose. Ikinyamakuru cy'Intagondwa za Hutu Power cyitwaga Umurangi
cyo ku itariki 16 z'ukwa gatanu 1993 cyamwanditseho ibikurikira: Ruzindana Godifridi ari mu batumye FPR ishyira icyizere n'umubano wayo na PSD imbere, kuko ari ryo shyaka ryahaye imyanya abatutsi. Ese niba nawe ari uko abyumva, ntazayishimira akayibikira ibanga ikibungo? Kangura nimero 66 yo muri 1993 nayo yamushyize ku rutonde rw'abantu 235 yitaga ko ari ibyitso bifasha inkotanyi. Tariki 17 Mata 1994 Perufe Ruzindana yasimbujwe umuhezanguni Anakreti Rudakubana. Muri Gicurasi 1994 yafashe imodoka ashyiramo abana, umugore we n'abarumuna be bashaka guhungira i Burundi. Bageze ahitwa Ibirenga, interahamwe zarabafashe zibakura mu modoka, zibicurwa agashinyaguro, zihera ku bana umwe umwe, zikurikizaho umugore, zibona kumwica. Umurambo we washyinguwe ikibungo. Umuryango wa Ruzindana uhagarariwe muri iki gikorwa n'abarumuna be Isayi Ryivuze na Deogratias Mavuta, mushiki we Marie Odette Urayeneza na muramukazi we Domitira Mukankubito. Namwe muryango wa Perufe Ruzindana ni mukomere. Undi munyapolitike twashyize hano uyu munsi ni Dr Gafaranga Theoneste. Yavutse ku itariki 23 Kanama muri 1942 i Nyamabuye mu karere ka Muhanga. Ashakana na Nyirabenda Steria, babyarana abana 5. Yize muri Université Libre de Bruxelles ni Anvers mu Bubiligi. Yari inzobere mu buvuzi rusange, muri chirurgie no mu buvuzi bw'indwara z'imitsi n'iz'umutima. Yakoze mu bitaro bya CHUK, aba umudepite, nyuma ashinga ikigo cy'ubuvuzi cyitwaga Cabinet Medical La Pitié i Nyamirambo. Dr Gafaranga ari mu bashinze PSD, agirwa umuyobozi wungirije wa kabiri. Yatanze imbwirwaruhame nyinshi muri za mitingi, anandika inyandiko mu binyamakuru nk'iyo yise Amajyambere PSD iyumvite, yanditse mu kinyamakuru Le Soleil nimero 10 mu Gushyingo 1991. Bimwe mu bitekerezo birimo nibi bikurikira. Yagize ati: ninjiye muri PSD kugira ngo mfatanye na bagenzi banjye gushinga ishyaka rishya. Nemeraga kandi n'ubu ndacyemera ko inzira y'iterambere ry'u Rwanda itegerejwe n'abanyarwanda benshi ishobora gushingira ku bitekerezo bishya by'impinduramatwara. Nemera ko abanyarwanda bagomba gushyira hamwe mu kubaka igihugu, kandi nitandukanyije n'igishobora gukurura amacakubiri cyose. Dukomeze duhangane n'ingoma y'igitugu, kuko niyo mwanzi wacu. Amaherezo umurongo w'ibitekerezo byubaka niwo uzatsinda. Tariki 16 Mata 1994 abasirikare n'interahamwe baje kumushaka iwe baramubura. Bamusanga mu rugo rukurikiyeho rwa Karekezi Yohani, aho yaramaze iminsi yihishe. Bamwishe urw'agashinyaguro. Umuryango wa Dr Gafaranga uhagarariwe muri iki gikorwa n'umukobwa we Clementine Gafaranga, murumuna we Theogene Nyandwi na muramu we Françoise Kayirangwa. Umugore we Asteria Nyirabenda ararwaye, ntabwo yashoboye kuza. Turamuramutsa tumwifuriza koroherwa, tunakomeza umuryango we yose w'uyu munyapolitike w'umuhanga waharaniye ubunyarwanda. Umunyapolitike wa gatandatu ni Ndagijimana Calixte. Yavutse mu mwaka w'1965 muri Mugina mu karere ka Kamonyi. Yashakanye na Mukakariso Riva. Yishwe nta mwana aragira. Arangije amashuri yisumbuye, yinjiye mu ishuri rikuru rya gisirikare, baramwirukana bakeka ko yahinduye ubwoko akigira umuhutu. Yabaye umwarimu, atorerwa kuba burugumesitiri wa Mugina muri 1992. Ndagijimana Calixte yabumbatiye imibanire y'abaturage nta vangura, arinda umutekano w'abaturage bose n'ibyabo. Mu gihe cy'ubuyobozi bwe muri komine Mugina, urugomo rwakorerwaga abatutsi rwaragabanutse. Ntibongera kwirukanwa mu masambu yabo ku ngufu, ntibongera gukubitwa bya hato na hato no kwicwa. Guhera tariki ya 7 Mata 1994 jenoside itangiye, yakumira ibitero by'interahamwe. Abayobozi ba Gitarama babonye ko jenoside itazashoboka muri Mugina, bafashe umugambi wo kumwica. Tariki 16 Mata bohereje abasirikare 2 bo kumwica bavuye Irunda, basanga akoresha inama abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi ya Mugina, abasobanurira uko bagomba kwirwanaho. Abari mu iyo nama bahanganye nabo basirikare. Abategetsi bakomeje gushaka uburyo bamwica kuko yabangamiraga ishyirwa mu bikorwa rya jenoside muri Mugina, ndetse n'abaturage n'abandi bahigwaga
bari muri komine zituranye na Mugina bagashobora kuhahungira. Ndagijimana yishwe muri Mata 1994 nyuma y'inama yabereye Gitarama tariki 18 Mata yatumijwe na Ministre w'Intebe Kambanda Yohani hemezwa kwihutisha jenoside. Bamutegeye kuri bariyeri ahitwa Ruhuha muri segiteri ya Nyagahama komine Ntongwe, yicwa n'intera hamwe n'impunzi z'abarundi agambaniwe na mugenzi we burugumesitiri wa Ntongwe witwaga Charles. Umuryango wa Ndagijimana Kariste uhagarariwe muri iki gikorwa n'umugore we Oliva Mukakarisa, mukuru we Karori Gasigwa, mwishywa we François Rukundo na muramukazi we Claudine Ntakirutimana. Namwe n'umuryango wanyu turabakomeje. Undi munyapolitike ni Nyagasaza Narcisse. Yavutse mu mwaka wa 1956 muri komine Ntyazo mu karere ka Nyanza, ntiyigeze ashaka, yishwe akiri ingaragu. Yize uburezi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, yigisha mu ishuri ryisumbuye rya Collège Saint Joseph Kabgayi. Muri 1993 yatorewe kuba burugumesitiri wa Ntyazo atanzwe n'ishyaka rya PL. Nyagasaza yayoboye mu bihe bikomeye interahamwe n'abasederi bari baratangiye gutozwa kwica. Muri 1994 yakoze ibishoboka akumira ubwicanyi, abwira abaturage kujya mu marondo bose ngo birinde hatagira ababatera baturutse ahandi. Nka burugumesitiri yitabiraga inama zaberaga kuri Prefegitura ya Butare, akabona ko ishyamba atari ryeru, akaburira abatutsi guhungira i Burundi ndetse akanabambutsa. Tariki 22 Mata 1994 habaye inama iyobowe n'uwigeze kuba burugumesitiri wa Ntyazo igihe kirekire witwaga Nzaramba Atanazi, yitabirwa n'abapolisi n'abajandarume barimo witwaga Ernest Gashubushubu wari perezida wa MND muri Ntyazo. Abayobozi b'amasigiteri n'abaturage bemeza kurwanya Nyagasaza no gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Bamwe mu batutsi bahise bihutira guhungira i Burundi bayifashwemo na Nyagasaza, benshi bashobora kwambuka uretse ko bamwe biciwe mu nzira kuri bariyeri bajya i Burundi nk'iyari ahitwa Muhero niyo ku Kanyaru. Nyagasaza nawe yashatse guhungira i Burundi, ageze ku Kanyaru ariko ntiyahita yambuka, abanza gufasha abatutsi kwambuka. Yarabahagarikiye barambuka kuko iyo yambuka mbere yabo bari guhita babica. Haje umuyobozi wungirije wa Gendarmerie ya Nyanza, Adjudant Chef Hategekimana Filipo bitaga Biguma n'abajandarume, amwuriza imodoka hamwe n'abatutsi 4 bamujyana i Nyanza imushirarungu. Adjudant Chef Biguma yamurashe tariki 23 Mata 1994. Umuryango wa Nyagasaza Narcisse uhagarariwe na base wabo babiri, Venant Ndayisenga na Jean Bosco Ruberankiko na mwishywa we Canisius Kayitare. Namwe muryango wa Nyagasaza turabakomeje, tunazirikana barokotse kubera ubutwari bwe bwo kubambutsa bajyana i Burundi, harimo n'abari bato ubakaba barakuze bitunze banubaka igihugu. Undi munyapolitiki wa 8 ni Gisagara Jean Marie Vianney. Yavutse mu mwaka wa 1966 i Nyabisindu mu karere ka Nyanza. Mu mwaka wa 1990 yashakanye na ufite Ikirezi Roza, babyarana n'abana babiri. Akirangiza kwiga muri 1989 yakoze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mu mpera z'uwo mwaka agirwa uwungirije burugumesitiri wa Nyanza wa komine Nyabisindu niko bayitaga. Muri 1993 yatanzwe na PSD nk'umukandida ku mwanya wa burugumesitiri aratorwa. Yarwanyije akarengane n'ivangura byakorerwaga abatutsi abinyujije mu nama yaremeshaga kuri komine no kurengera abatotezwaga bashinjwa kuba ibyitso by'inkotanyi. Yafunguye kenshi abafungwaga n'abajandarume. Mu nama yaremeshaga abaturage n'abakozi ba komine Nyabisindu yababwiraga ko bagomba kwitandukanya n'ibikorwa by'ivangura bya CDR na MND. I Nyanza kwica abatutsi byatindijweho ibyumweru 2 kubera ahanini uruhare rwa burugumesitiri Gisagara n'abayobozi bake banze kwijandika mu bwicanyi bakagerageza kubukumira, kimwe na Prefet Dr Habyarimana twavuze haruguru. Gisagara yifashishije abapolisi bari bakimwumvira, bakumira ibitero by'abicanyi bituma jenoside ikomeza gutinzwa. Tariki 21 Mata 1994 avuye i Butare aho yari yahamagaye kwitabira inama ya Prefet Sabimana, Gisagara yagabweho igitero n'abajandarume, ariko abapolisi bamurindaga bayobowe na Brigadier Musoni Theogene bahangana nabo babasubiza inyuma. Tariki 22 Mata 1994 Kapiteni François Xavier Birikunzira wayoboraga Gendarmerie ya Nyanza yatumije inama ibera ku ishuri rya Espanya.
yitabirwa n'abategetsi ba gisirikare n'abanyapolitike bibasira Gisagara bemeza gutangiza jenoside i Nyanza. Yagiye kwihisha ku babyeyi b'umupolisi witwa Eliab Sindayigaya. Muri iryo joro hishwe ipeji Rugema n'umuryango we kubera ko yarafatanyije na Gisagara kubangamira abashakaga kwica abatutsi. Komanda w'abasirikare Barahira Pascal i Nyanza, uwa gendarmerie Birikunzira na Dr Kariste Mirasano wayoboraga leta i Nyanza bashyizeho igihembo cy'amafaranga 600 ku muntu wese uzavumbura Gisagara aho yishe. Konse wa Busasamana witwaga Emmanuel Nteziryayo n'abajandarume 4 bagiye gushaka Gisagara iwe basanga nta umuntu hari. Bajya kwa sekuru bahasanga abo mu muryango we 8 barimo se Kanizius Kanyandekwe, Nyirakuru Tereza Kamayugi, ba nyirarume 2 Nshungu y'Inka na Nsabimana, murumuna we Egide Mbaraga, bashiki be Renata Mugiraneza na Imakura Tumuhoza na mubyara we Kayisire. Banga kubabwira aho Gisagara yihishe. Uko ari 7 babajyanye kuri gendarmerie Nyanza barabica. Umugore we nawe yarishwe. Abana babo 2 bari bafite imyaka 3 kugeza kuri 4 bararokotse bariho. Tariki 5 Gicurasi 1994 Burugumesitiri Gisagara Jean Marie Vianney, Brigadier Musoni n'umupolisi Sindayigaya bafatiwe n'abajandarume mu nzu idatuwe hafi y'urugo rw'ababyeyi ba Sindayigaya. Abapolisi bombi bahita babicira aho ngaho. Gisagara bamuboheye inyuma ku modoka ya pick-up itwawe n'abajandarume, bamuzengurukana umujyi wa Nyanza umutwe ureba hasi ku butaka. Batumira abaturage ngo baze kwirebera iyicwa rya Gisagara, bamujyana ku biro bya komine. Abaturage baza kurebera ari benshi. Yahagaritswe hagati y'imbaga y'abaturage yayoboraga, amaboko agihambiriye inyuma ku modoka acuramye. Kaporari Musafiri ahabwa uburenganzira bwo kumutera icumu mu nda, amukubita ubuhiri mu mutwe kugeza mwishe. Umuryango wa Gisagara uhagariwe muri iki gikorwa n'umukobwa we Denise Uwase na barumuna be Jean Louis Karangwa na Eurade Rwakagara. Namwe turabakomeje kandi tunakomeje cyane imiryango y'abakozi n'abapolisi ba komine Nyabisindu bafatanyije na Burugumesitiri Gisagara kandi batarahigwaga barwanya jenoside baricwa nkuko nabivuze mu kanya. Umunyapolitike dusorezaho wa 9 ni Rwabukwisi Vincent bitaga Ravi. Yavutse ku itariki 18 Kanama 1959 mu karere ka Ruhango, ashakana na Nyirasengimana Jeanne d'Arc. Muri 1988 Rwabukwisi yashinze ikinyamakuru cy'icyamamare cyigenga cyitwaga Kanguka, benshi murakizi. Yanengaga ubutegetsi bwa Habyarimana, akamagana ruswa, ivangura ry'amoko n'uturere n'ubwicanyi byakorwaga abatutsi n'abatavugaga rumwe na leta. Yatotejwe kenshi, ndetse tariki 22 Ukwakira 1990 akatirwa igifungo cy'imyaka 17 kubera inyandiko ze zarwanyaga akarengane. Icyakora yaje gufungurwa nyuma y'amasezerano ya Nsere. Ku itariki 29 Ukuboza 1991 yatangije ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi, Union Démocratique du Peuple Rwandais, UDPR. Iri zina naryo ubwaryo rirerekana icyerekezo abashinze UDPR bayiganishagamo ubumwe bw'abanyarwanda. Riturutse ku ireme ry'inyenga bitekerezo ya UDPR, ubupfura, ubushishozi n'ubuhanga mu kuyobora byaranze abayobozi baryo bayobowe na Rwabukwisi, byatumye badacikamo ibice. Byatumye abayoboke baryo bahigwa bukware na MRND, ku buryo muri jenoside abarenga 85% barishwe. Rwabukwisi yishwe tariki 11 Mata 1994 n'abasirikare bamurasira hafi yiwe i Nyamirambo. Umuryango wa Rwabukwisi Ravi uhagariwe n'umugore we Jeanne Nyirasengimana, umuhungu we Brice Ravi Tange, mushiki we Dansira Nyiranyamibwa na murumuna we Venuste Habyarimana. Umuryango wa Ravi namwe nimukomere. Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyacyubahiro mwese, ngiye inshamake ibikorwa byaranze aba banyapolitiki 9 biyongereye ku bari hano ku rwibutso rwa Rebero, kugaragaza no kumenyekanisha ibikorwa by'indakemwa byabaranze n'intambwe yo gukomeza guhesha icyubahiro politike nziza yubaka igihugu
politike ishimangira ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Nagerageje kugaragaza mu inshamake umwihariko w'ibikorwa n'indangagaciro byaranze buri wese, birimo ishyaka, gukunda igihugu, kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda n'izindi ndangagaciro zabaranze, bahitamo guhangana na leta yagenderaga ku rwango, irondabwoko n'ingengabitekerezo ya jenoside. Aba banyapolitike batanze urugero ntagereranywa tugomba guhora tuzirikana rwo gushyira ubunyarwanda hejuru y'ibindi byose. Ibikubiye mu bushakashatsi bwuzuye muzabisoma ku rubuga internet rwa Minubumwe. Tuzakomeza gutunganya uru rwibutso rwa Rebero rushyirwamo amateka y'aba banyapolitike kugira ngo indangagaciro zabaranze zizabura urumuri rutazima rumurikira u Rwanda n'Abanyarwanda. Nidukomeze dushyigikira ubuyobozi bwiza bwahagaritse jenoside, bukimika politiki ishyira imbere buri munyarwanda, ikubaka igihugu gifite ishya, ihirwe, uburumbuke n'icyizere cy'ubu n'ahazaza. Murakoze.